muri 1994 nyine nibwo nahamagaye kuri perefegitura y'umujyi wa Kigali referenzaho ampa agapapuro kanditse izo mbunda 10 nkajyana muri Miradefu barazimpa none nzi aba responsable imbunda nta kindi zatangirwa icyo gihe nizo kwica abatutsi nari umufasha wa pastor mu mirimo ye ngo niyo mpamvu banyita pastor n'ubwo rero ngo ipfumwe riraza abishwe nabo twayoboraga motora n'amadini abishe nanone nabo twayoboraga motora n'amadini. Nshuti bakunze baca muri hatandukanye, reka tubahe ikaze. Yesu ashimwe. Reka tubabwire amakuru avuga ko konseye wa Nyamirambo wanayoboraga abadivantiste b'umunsi wa 7 akahava ajya kwica abatutsi Sezibera ari mu gororo rya Nyarugenge Mageragere, akaba nemera icyaha akanasaba imbabazi, akaba natanga ubuhamya mu buryo butandukanye kugira ngo abantu badapfobya bagahakana jenoside kandi yemera ko yabayeho cyane ko yagizemo n'uruhare. Reka twumve ibye muri jenoside uko byagenze, kandi subscribe aho uri hose kugira ngo tumuze tubane tubageza amakuru y'ubwo hirya no hino mu Rwanda ndetse no ku isi bikibageraho by'umwereko itaho bihuriye n'ivugabutumwa. Bamaze kandi subscribe muhapfa umugisha nabo atarabikora namwe niyo mwanya kugira ngo mubikore. Hanyuma reka tuze mu nkuru ku buryo burambuye. Ku batari bahari, iyo babwiye ibyabaye muri jenoside yakorewe abatutsi rimwe na rimwe kubyumva cyangwa se kubyumvisha ubwonko bwabo birabagora, bijyanye n'ubugome ndengakamere yakoranywe, aho umubyeyi yihekuye umuganga agahuhura abo yari ashinzwe kuvura, pasiteri akava gusenga akarambika Bibiliya hasi akegura umuhoro akajya gutema abayoboke be b'abatutsi. Umuhamya rero wa nyawe w'amahano yabaye ni Sezibera Celestin, wari umudivantiste w'umunsi wa 7 ariko wavugaga gusenga akajya kwica abatutsi. Ikinyamakuru igihe cyasuye umusaza w'imyaka 67 uri kugororerwa mu igororo rya Nyarugenge riherereye mu murenge wa Mageragere, aho yakatiwe gufungwa burundu. Sezibera yavuze ko muri jenoside yakorewe abatutsi 1994 yari konsiye wa Nyamirambo kuva ku itariki 20 Mutarama 1990 kugeza ku itariki ya 29 mu Mata 1994. Ubu yahamijwe ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi akatirwa burundu azira birimo gutanga imbunda zicishijwe abatutsi mu bihe bitandukanye bya Nyamirambo. Ibyaha yemera akanabisabira imbabazi. Amaze hafi rero imyaka 32 mu igororero afunze. Agira ati mu 1994 mu cyumweru cya 4 cya Mata nibwo nahamagaye kuri perefegitura y'umujyi wa Kigali, Perefe Tarcisse Renzaho ampa agapapuro kanditseho imbunda 10 nkajyana muri Minisiteri y'Ingabo barazimpa, noneho nziha abari abayobozi b'utugari. Izo mbunda zari zo kwica abatutsi. Sezibera wafunzwe ku itariki ya 27 Nzeri 1994 yabanje gufungirwa kuri brigade ya Nyamirambo tariki ya 2 Nzeri 1994. Inshuro nyinshi abapfobya jenoside yakorewe abatutsi berekana ko itateguwe, ahubwo ihanurwa ry'indege ya Habyarimana wari perezida rikaba ryo ryabaye riteye cyangwa ryateye kwicwa kw'abatutsi, ahubwo akari ko babyita mu gihe wenda byo byabaye imbarutso, abandi ngo amoko yasubiranyemo. Ni ibintu byinshi, impamvu nyinshi bagenda batanga zigaragaza ko jenoside itateguwe, yatunguranye bitewe n'uko abantu bafite imijinya y'uko umubyeyi cyangwa se perezida w'igihugu yaba yishwe cyangwa se arashwe ari mu ndege. Ni ingingo rero Sezibera yamaganye cyane yivuye inyuma kuko ari umuhamya w'uko jenoside yakorewe abatutsi yateguwe n'ubutegetsi bwariho mu 1994 na mbere yaho. Mu 1994 nyirizina biba igihe karundura cyangwa se igihe simusega cyo kurimbura abatutsi. Yagize ati jenoside yateguwe n'ubutegetsi bwari bubi bwariho, aba ari nabwo bubushyira mu bikorwa. Abantu rero bakwiye kwemera ko jenoside yakozwe ikanategurwa. Ntushobora guhakana ko abatutsi batishwe, ntabwo ushobora guhakana ko bishwe na leta mbi twabayemo. Umuyobozi mu badivantiste wamaze abarimo n'abayoboke be niwe ubishimangira, akemeza ko jenoside yabayeho kandi yanateguwe mbere y'uko ikorwa 94. Iyo rero havuzwe uruhare rw'abanyamadini muri jenoside yakorewe abatutsi, Sezibera abyumva vuba kuko nawe yari mu buyobozi bukuru bw'itorero ku isabato, bakigisha ijambo ry'Imana, bataha ibitabo y'umukamana bakabirambika hasi bakegura imbunda bakajya kwica abatutsi.
ubu mu igororero rya Mageragere ni pasiteri uvuga ubutumwa mu itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi. No muri jenoside nibyo yakoraga, yari umwungiriza wa pasiteri, umurimo yatangiye muri 1985. Agira ati birababaje biranatangaje kubona abishwe ari abo twayoboraga mu matorero n'amadini, abishi nanone ni abo twayoboraga. Birambabaza rero kubona twaragize ubugwari abantu bakica bagenzi babo. Abajejwe uburyo bahuzaga umurimo w'Imana no kwica abatutsi n'uburyo ubu ahagarara imbere y'abo bagenzi be akabigisha iby'Imana kandi yaragize uruhare mu kwica abo yaremye, yagaragaje ko ahorana ikimwaro. Ati ipfunwe riraza, ni nayo mpamvu hano mu itorero nyobora abaregwa jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 nagize ntya ndabahuza, noneho duhugurana ku ruhare rwa buri wese, twemeranya ko tugomba gusaba imbabazi abari hano twakoze icyo giterane, dupfukama ahangaha dusaba imbabazi abarokotse jenoside yakorewe abatutsi 1994. Mu bimushengura umutima harimo kuba yarabaye muri leta ya Habyarimana akicuza uburyo yari umuyobozi wagombaga kurinda abaturage ahubwo akagira uruhare mu kubica. Ashengurwa kandi n'uruhare yagize mu birimo gufata abatutsi barengana bitwa ibyitso. Ibimuza mu mutwe bya hafi ni muri Nzeri 1990 ubwo abatutsi bafashwe bashyirwa muri stade Nyamirambo. Ati bicishwa inyota n'inzara, babuzwa kugemurirwa, ntibabaha n'ibyo barya. Bamwe baguyemo hari abo nafashe muri icyo gihe mbajyana muri stade. Sezibera kandi ababazwa n'uburyo yagize uruhare mu gushyiraho za bariyeri zashyirwaga mu mijyi cyangwa se mu duce dutandukanye tw'umujyi wa Kigali, agaragaza ko nawe yazishyizeho muri segiteri ya Nyamirambo yarayoboye, nazo zaguyeho abatutsi benshi. Ati ikindi ni imbunda natanze, nazo urumva ko nta kindi zatangirwaga uretse kwica abatutsi, ari nayo mpamvu mbabara cyane, ngasaba imbabazi ababuze ababo guhera mu 1962 u Rwanda rubonye ubwigenge kugeza mu 2007. Mu gitabo cy'amateka ahana ibyaha rwagenderagaho harimo igihano cy'urupfu. Umwaka wa 2007 mu Rwanda wageze hari abantu basaga 700 bategereje kwibona bashiramo umwuka, bitavuye ku bushake cyangwa impanuka, ahubwo biturutse ku mategeko y'igihugu cyari gifite icyo gihe. Tariki 25 Nyakanga 2007 nibwo guverinoma y'u Rwanda yasohoye igazeti irimo umwanzuro wo kuvana igihano cy'urupfu mu mategeko yayo ahana ibyaha. Bivuga ko icyo gihano cyakuweho kimaze gukatirwa abantu barenga 600. Abari muri gereza bategereje umunsi w'urupfu bariruhukije. Abari barahawe icyo gihano ku bwinshi ni abahamijwe ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi bakaburanishwa n'inkiko zisanzwe mbere yuko hashyirwaho uburyo bw'inkiko gacaca zari zigamije ubutabera bwunga. Sezibera ati buri wese yari afite impungenge, niyo mpamvu nshimira leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yakuyeho igihano cy'urupfu. Babanje gushyiraho burundu y'umwihariko n'umwihariko bawuvanaho bashyiraho kuri burundu. Ibyo ni uburyo leta igamije kubaka imibereho y'abanyarwanda kugira ngo bubake igihugu. Ashimira leta y'u Rwanda kuba yarahagaritse jenoside ndetse abakomoka ku bayikoze bakaba barahawe amahirwe nk'abandi banyarwanda. Amahirwe bafite n'abana babo barayabona nta kuvangura. Akagaragaza ko nawe yahindutse, uwari Sawuli akaba yabaye Pawulo. Ati ndavuga kuri njye rwose nabihamya, niyo mpamvu mvuga nti nabaye Pawulo, ni nabyo nshishikariza n'abandi. Uyu mugabo wasabye imbabazi abo yahemukiye yagaragaje ko anatoza n'abayoboke b'itorero ayobora mu igororero kugira ngo nabo batere intambwe yateye. Sezibera agaragaza ko n'ubu yasabye imbabazi ndetse agasaba no guhuzwa n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi i Nyamirambo kugira ngo abasabe imbabazi. Avuga ko rero bamujyanayo i Nyamirambo nyine ku murenge, cyangwa se abarokotse jenoside nabo bakabajyana ku igororero, cyangwa se bakohereza itsinda ribahagarariye akabasaba imbabazi akumva aruhutse. Umva ko ntabwo arabikora, nyine yifuza ko kino gikorwa cyakorwa akabasha guhura n'abo yiciye bene wabo
hanyuma akabasaba imbabazi kugira ngo yumve ko aruhutse. Nk'umwe rero mu bagize komisiyo y'ubudaheranwa n'ubumwe mu igororero rya Nyarugenge, Sezibera avuga ko anakataje mu gukangurira abinangiye gutanga amakuru y'ahajugunywe imibiri y'Abatutsi ngo ishyingurwe mu cyubahiro. Sezibera wafunzwe amaze kubyara abana 4, afite abuzukuru 10 n'umwuzukuruza umwe. Yanditse igitabo cy'ubuzima bwe kugira ngo abuzukuru be bamenye uwo yari we, nabo bakure barwanya ikibi aho cyava hose kikagera. Ibi rero ni ibivugwa ufungiye Mageragere, afungiye icyaha cya jenoside kuko yatanze imbunda ndetse agashyiraho n'amabariyeri nk'umwe mu bayobozi bari bayoboye komine cyangwa se Nyamirambo. Hanyuma rero inshuti bakunzi bacu, reka tubashimire ko mwabanye natwe. Turi mu bihe byo kwibuka, ariko nubwo tutari mu bihe byo kwibuka, ni ngombwa yuko duhora twibuka jenoside yabaye yakorewe Abatutsi kandi ikahitana benshi basaga miliyoni, Abatutsi basaga miliyoni. Bisobanuye ko rero ari igikorwa cy'ubunyamaswa cyakozwe n'Abanyarwanda bagikorera Abanyarwanda. Ntabwo rero ibintu bikwiye gushyikirwa cyangwa se guhabwa ishingiro, ahubwo dukwiye kubirwanya kugira ngo hatazongera kubaho igisa n'icyo cyangwa se ikintu nk'icyo. Abanyarwanda cyangwa se abantu muri rusange twirememo umutima w'ubumwe n'urukundo, buri wese akunde mugenzi we nk'uko yikunda kandi amwifuriza ibyiza nk'uko abyiyifuriza ubwe. Hanyuma rero dusenga Imana dukizwe tuzajye mu ijuru, nicyo kintu mbifuriza nanjye niyifuriza. Reka rero mubasabe gukanda subscribe batarabikora kugira ngo dukomeze tubane tubagezaho amakuru atandukanye bivuga hirya no hino mu buryo bw'iyobokamana cyangwa se n'ifite uburyo n'iyobokamana, twibuka twiyubaka. Imana ibane namwe.